aho muri reka twongere kubaramutsa witeka bahire mwene so Ntakirutimana Emmanuel umuvuga butumwa umugorozi kwiruza ubutumwa bw'ivugura n'ubugorozi tukaba tugiye kubana muri iki cyigisho ngaho reka mwubahe Imana tubanze dusenge. Urakoze muremye wacu, uburinzi bwawe twabubonye, imbabazi ufite abanyabyaha nkatwe tuzifiteho umugabane twabubonye, uhabwa icyubahiro, udutije uburenganzira utwiga ijambo ryawe ryiyongera kurindi, ngaho abatwumvira hafi na kure twese uduhera umugisha hamwe, kandi weho ubwawe watwiremeye utwigishirize, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe mu nsanganyamatsiko itubwira ngo itorero ry'Imana n'imikorere yaryo. Ngiyo insanganyamatsiko yacu. Iri jambo itorero ry'Imana ndetse riragira na imikorere yaryo, kubera ko twahawe inshingano yo guhora twungurana mu byanditswe iminsi yose, ndari bararikiye mwebwe bari kudutega amatwi binyure ku ikoranabuhanga ahatandukanye, kugira ngo twongere dusangire ibitekerezo kuri ryo, tumenye ngo itorero ry'Imana ni iki, tumenye ngo imikorere yaryo ni iyihe. Muri Bibiliya icya mbere duheraho ni uko itorero ry'Imana ni rimwe. Ntabwo ari abiri, si atatu, si ane, si igihumbi, si imyizerere mubona ijagaraye nk'uburo, ahubwo Imana ifite ku isi itorero ryayo rimwe. Ibyo tubihamirizwa no gusoma mu Efeso 4:5 ahanditse ngo hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'umubatizo umwe, hariho Imana imwe ariyo Data wa twese udusumba twese, uri hagati yacu twese kandi uturimo twese. Ibi ntabwo bisaba ubuhanga mu kubyumva. Niba Imana dusenga ari imwe, kwizera abantu banyuramo bayiyoboka kukaba kumwe, umubatizo ukaba umwe, umwami ari we Yesu akaba umwe, birumvikana ko abayoboka nabo bayobokera mu itorero rimwe. Ariko murabona ko Satani yabivangavanze, amadini, imyizerere, ibyitwa amatorero bikaba byinshi kandi bitandukanye. Ubwo ibyo byose si byo, ariko iry'Imana ni rimwe, kwizera ni kumwe, ukuri ni kumwe. Ntabwo byose ari byo, nk'uko bamwe bajya banabibeshyanya, abandi bakabyibeshya bibeshyera ngo nta dini ritazavamo umugeni. Oya, ibyo byose si byo, ahubwo itorero ry'Imana ni rimwe, kuko Imana ni imwe, kwizera ni kumwe, umubatizo ni umwe, umwami ni umwe, abayiyoboka ubwo basengera hamwe. Itorero ry'Imana rigomba kuba rimwe. Noneho iri torero abandi habwo bibacanze bakishuka cyangwa se bakibeshya bakavuga ati buriya ni rifite inyubako nziza. Oya, ibyo ntaho bihuriye n'ikibazo, kuko iyo dusoma mu bihe by'intumwa muzasanga Yesu ari ku isi yashinze itorero rye, riza rihanganye n'idini y'Abayuda yari yaramaze kugwa, itwarwa ingamiro no gushaka icyubahiro no gukomera n'ubutunzi yuririye ku mitsi y'abizera. Noneho intumwa Pawulo niyo yavuze aya magambo akomeye akwiye gukangura abantu bose bafite ibitekerezo. Ni Abagalatiya 1:13 handitse ngo mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Uyu Pawulo uwo mu itorero ry'intumwa aravuze ngo mwibuke ingeso nari mfite kera, ukuntu narenganyaga itorero nkanaririmbura. Ubwo wumve ko muri uyu murongo atandukanije idini y'Abayuda, aritandukanije n'itorero. Idini y'Abayuda yari ishyirahamwe nk'aya yose mubona, aho abayobozi bayo bavomaga ibibatunga, imyambaro, ubukire, kandi bagakandamiza abizera mu mategeko y'agahato, bakabungukamo ku kintu icyo ari cyo cyose,
ariko ibyo byose bakabikora babeshya ko bakorera Imana. Ibimeze nk'ibyo n'uyu munsi biriho, aho umuntu afata Bibiliya akavuga ko agiye gukorera Imana ariko ari gushaka igisima kizamutunga, mu by'ukuri nta Mana, nta by'agakiza, nta n'abashaka kuzajya mu ijuru. Nubwo bagwa ku gasi, inyungu z'akazi babonamo ntacyo bimutwaye. Rero Pawulo yihanye ava mu idini y'Abayuda yinjira mu itorero ry'Imana. Ibi mu byumve rero ntabwo itorero ari inyubako, kukaba Pawulo yinjiye asanga, muzabasoma mu Byakozwe nka 12 umurongo wa 12, hari umunsi bari bateranye ngo Petero abaregukaho, ngo bateraniye ngo mu rugo kwa Mariya. Ubwo rero ntabwo itorero ari inyubako, nubwo baba bateraniye mu rugo bubaha Imana ni itorero ryayo. Uzabasoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16, uzahere ku murongo wa 11 ugeze kwa 13, ngo bari mu mujyi runaka, ngo barasohoka ngo ku munsi w'isabato, ngo bajya inyuma y'amarembo, ngo hafi y'umugezi, ngo bashaka ahantu bateranira. Ubwo murabumva ko bateraniraga mu bihuru, murabumva ko bateraniraga ku nkengero z'imisozi, ntibibabuze kwitwa itorero ry'Imana. Ubwo murumva ko ntaho bihuriye n'inyubako. Matayo 18:20 Bibiliya ikatubwira ngo kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Ntabwo hitawe ngo bateraniye hehe, ahubwo ni babiri ni batatu bateranye mu izina ry'Imana, bubaha Imana kandi bayikunda, aba ari itorero ry'Imana. Nibutsa abantu basoma amateka, reka mbasubize ku mateka make y'ubugorozi bwo muri Moyen-Age, byo mu bihe byashize mu gihe cy'Abaruteri n'ahandi. Muzasoma intambara ikomeye, Icyongereza n'urupapuro rwa 224, ni icyigisho cya 12 kivuga ubugorozi mu Bufaransa. Muzabasanga bitewe nuko barenganywaga n'idini y'Abaroma, ngo bajyaga bateranira ngo mu buvumo, ngo bakajya bahinjira bavuye ahatandukanye mu buryo bwatuma hatamenyekana. Ngwaho ngo mu gihe cy'ubugorozi hari mu Bufaransa, ngo niho baririye ifunguro bwa mbere, bari itorero ry'Imana, ngo riteraniye mu buvumo, ngo bwari bufite akanwa gato, ngo ariko imbere bwagutse, bakahihisha kandi Imana ikemera imikorere yabo. Icy'ingenzi ni uko bumvira amategeko yayo. Muziga amateka y'Abadiventiste ba mbere, muzayasoma mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers, n'urupapuro rwa 26, ngo mu mizo ya mbere bakiri beza, bagifite umwuka wo gusanganira Yesu, ngo bateraniraga ngo mu bigo by'amashuri aho batiye, ngo bagateranira mu ngo zabo, ngo bagateranira mu dushyamba, ngo bagateranira mu bikoni binini n'ibigega bahunikagamo imyaka batiye, ngo aho niho bateraniraga babwiriza ijambo ry'Imana ababaga baje kubumva. Ubwo rero ni mu byumva mutyo, ntabwo itorero ry'Imana ari inyubako, ntabwo itorero ry'Imana ari uko ari abantu bamenyekanye hari mu isi, ntabwo itorero ry'Imana ari uko ari abantu bafite amafaranga menshi, ahubwo nubwo baba bake bakunda Imana kandi bakumvira amategeko yayo, abo baba bagize itorero ry'Imana. Mu gitabo cyitwa murebe hejuru, cyitwa Look mu Cyongereza, n'urupapuro rwa 315, muri iki gitabo haranditse ngo Imana ifite itorero ryayo. It is not the great cathedral. Ariko iri torero ntabwo ari uko ari katedrali y'igitangaza, neither is it the national establishment. Nta nubwo ari uko ari ikigo cyamamaye mu rwego rw'igihugu, neither is it the various denominations. Nta nubwo itorero ryayo ari aya madini atandukanye, ntabwo ari iryo. It is the people who love God and keep his commandments. Ahubwo itorero ryayo ni abantu bakunda Imana kandi bakitondera amategeko yayo. Matayo 18:20, ngo bene abo aho bateraniye baba babiri cyangwa batatu, Imana ibiri kumwe nabo. Where Christ is, even among the humble few. Aho Kristo arangwa, kabone nubwo haba ari mu bantu basuzuguritse kandi bakeya, this is Christ's church, aho abari itorero rya Kristo. For the presence of the high and holy one who inhabits eternity can alone constitute a church. Kuko kuba uwo wera kandi ukiranuka ari kumwe nabo, wa undi uhoraho byiteka ryose,
ibyo byonyine bihagize itorero ry'Imana. Where 2 or 3 are present who love and obey the commandment of God, aho babiri cyangwa batatu bateraniye bumvira Imana kandi bakunda Imana kandi bakumvira amategeko yayo, Jesus there presides. Aho Yesu niwe uhayoboye. Let it be in the desolate place of the earth, kabone nubwo baba bateraniye iyo mu bihonomango byo mu misozi, in the wilderness bakaba bateraniye mu butayu se, in the city enclosed in prison walls, yewe nubwo baba bari mu miji bafungiraniwe mu bikuta bya za gereza, ariko bakunda Imana kandi bakitondera amategeko yayo, abo baba bagize itorero ry'Imana. Noneho ikiranga itorero ry'Imana ubwo murabyumvise ko atari ibigaragara, si ubukungu, si ugukomera, si ukwamamara, si ukushashagirana uzwi umenyerewe waramamaye, oya, ahubwo ni bake cyangwa benshi bateraniye heza cyangwa habi, bazwi cyangwa banzwe, bakunda Imana kandi bakitondera amategeko yayo, abo nibo bagize itorero ryayo. Noneho ku ngingo ya mbere tugiye kwimbikaho imikorere y'itorero ry'Imana. Mbibutsa ko umunsi Imana yashyiraga itorero mu isi, mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ni icyigisho cya mbere cyitwa umugambi Imana ifitiye itorero ryayo, Icyongereza n'urupapuro rwa 9, haranditse ngo itorero ngo ni igikoresho ngo Imana yatoranije ngo gishingwe agakiza ka mwene muntu, ngo ryashyiriweho gukora ngo uhereye mu ntango y'ibihe. Byari umugambi w'Imana ko buri mwizera mu barigize ashora igihe cye n'imbaraga ze agakora. Paji ya 11 barandika ngo itorero ni igihome cy'Imana, ngo ni umudugudu yikubitiye muri iyi si yigaragambije. Mbese ubwo ku batumva izo mvugo z'amarenga birasobanuye ngo ubwo imiryango itagikundana, ubwo abana batacyumvira ababyeyi, ubwo abana batakita kuri ba nyina na ba se b'abasaza n'abakecuru, ubwo abaturanyi batagikundana urukundo rwakonje, ubwo ukennye atakibona abamugirira impuhwe, ubwo n'uwahawe imfashanyo abamurusha amaboko bazimuryana, Imana yashyize mu isi itorero ryayo ngo rije ryita ku izo mpezamayo. Uwo wananiwe kwitabwaho nabi kubera ko batagira Imana azitabweho n'itorero. Uwo wabuze abamwambika azambikwe n'itorero. Uwo wabuze abamwubakira cyangwa akabura mitiweli azabivane ku itorero. Nibyo bivuzwe ngo itorero ngo ni igihome, ni umudugudu w'ubuhungiro Imana yubatse muri iyi si yigaragambije. Noneho guharanira agakiza ka mwene muntu nibyo ntego nyamukuru y'itorero ry'Imana mu isi. Ntabwo ari gushaka amafaranga, si ugushaka gukomera n'icyubahiro, ahubwo guharanira agakiza ka mwene muntu niwo mugambi itorero ryashyiriwe mu isi. Bana b'Imana muduteze amatwi, ngira ngo harumvikanye ko noneho itorero ryaba ryo rigizwe na benshi cyangwa bake, abazwi cyangwa batazwi, abanzwe cyangwa bakunzwe, rikaba ryo kuko Yesu ari kumwe naryo, ko bamukunda kandi bakitondera amategeko ye. Noneho reka turebe imwe mu mikorere y'iri torero ry'Imana. Muri iyi ngingo ivuga imikorere, reka tuvugemo utuntu tugera muri 3, ibindi byose biruririramo. Icya mbere turavuga uburyo rishinzwe kwerereza ijambo ry'Imana. Icya kabiri turavuga uburyo ryatumwe gufasha abakene. Ku ngingo ya 3 twayivuzeho turayimbikaho, ryatumwe guharanira agakiza ka mwene muntu. Ngibyo ibintu itorero ryatumwe mu isi. Igihe twiga ibi, nawe ujye ufata ibyo wita itorero, nawe ujye ufata aho usenga uvuga kuri mu itorero, noneho ibyo mubamo, uko mubikora n'uko mubigenza, ubigereranye n'ibi uri kumva biboneka mu byanditswe byera, urebe niba uri mu itorero ry'Imana koko, cyangwa niba uri muri bya bindi babandi bashinze bashaka amafaranga, icyubahiro no gukomera, nawe ukayoboka ukariganya ukabuze ngo uri mu itorero kandi warajyanywe ahandi bitewe n'icyo bagushakaho. Ngaho reka duhere ku ingingo yo kwerereza ijambo ry'Imana.
Bana b'Imana, iyo dusomye mu magambo Pawulo yandikiye Timoteyo, ni urwandiko rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15, Pawulo ati nkwandikiriye ibyo niringiye ko nzaza kugusura vuba, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Inzu y'Imana niyo torero ry'Imana ihoraho, ariko kandi ni nayo nkingi y'ukuri igushyigikiye. Iri jambo inkingi y'ukuri igushyigikiye niryo turi butindeho. Ukuri ni iki? Yohana 17 umurongo wa 17, Yesu ati uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ukuri ni ijambo ry'Imana. None itorero ry'Imana ni inkingi y'ukuri igushyigikiye. Mu nshingano ryatumwe mu isi hariho kwerereza ukuri, kandi namwe muraryumva, itorero ni iry'Imana. Turamutse tutayobowe n'ijambo ryavuzwe n'iyo Mana, muri kubona hataba akajagari. Ari nako kana bayibwa abantu bateraga umugongo ijambo ry'Imana. Umwe yahimba ibye bijyanye n'umuco w'iwabo, undi agahimba ibye bijyanye n'ibyo kamere yirarikira, undi agashyiramo ibye. Ushaka umuzika, itorero yarigira iryo kubyina. Ushaka amafaranga yarigira nka business. Ushaka icyubahiro yakigiramo umuganya, akigira munini, kandi niko binameze. Ushaka uburaya nawe ajya bikora, ngo hari n'abajya bavuga ngo beretswe abandi. Ushaka kubigira ubupfumu, hari n'abapfumu baba mu cyumba nabo bafashe Bibiliya bapfumapfuma bakavuga ibizaba, batagira aho batandukanira n'ab'impigi n'impinga. Bibiliya wayishaka mu icyo ushaka, ariko kugira ngo tutazayoba abo bagoreka, abo bahimba bakongerera Bibiliya, Imana yaravuze ngo oya, itorero ni inkingi y'ukuri igushyigikiye. Ibyo birasobanuye ngo abagize itorero ry'Imana, icyo bakora cyose, icyo bavuga cyose, n'umwuka ubayobora, ni ibiboneka mu ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero rifite inshingano yo kuba inkingi y'ukuri igushyigikiye. Mbese ubwo birasobanuye ngo ntacyo ryakora, ntako ryagenda ritabanje kubaza ijambo ry'Imana. Kuri iyi ngingo ndongera nibutse abakunda amateka, bitewe nuko tudakoreye Imana turi abambere, ahubwo tukaba turi abanyuma, hari abatubanjirije. Birakwiye ko tugera ikirenge mu cyabo abigenje neza. Ndibutsa abantu mu gihe cy'ubugorozi bwa mbere, muzasoma mu gitabo cy'intambara ikomeye urupapuro rwa 419, Igifaransa ni icyigisho cya 21, Kubongereza ni 388. Igihe ubugorozi bwari mu isi, iri jambo ryasubiwemo mu mvugo ivuze ngo icy'umurimo w'ubugorozi umaze ni ukugarurira abantu ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo mu bihe by'umwijima abantu batswe ijambo ry'Imana, ibishushanyo birasengwa, abantu bambaza abazimu ngo nabera cyangwa se abatagatifu, impigi zirambarwa zikirisituye, ibintu birakomera, umubatizo ushyirwa ku gahanga, ibintu birazamba. Ariko igihe ubugorozi bwazaga, aribwo bwabyaye abitwa abaprotestanti, ijambo ryari ribashishikaje. Inyandiko iravuze ngo icy'umurimo w'ubugorozi umaze ni ukugarurira abantu ijambo ry'Imana. Ubwo abantu badahawe ijambo ry'Imana bakorera mu kajagari, bamwe bajya bakora ibi, abandi bagakora biriya. Ari nayo mpamvu mujya mubona badakunda Imana baseka abayisenga, bahereye ku kuba nabo badahuza. Kavuga bati namwe bujya muravangavanga ibintu ntibuhuza, bariya biriya, ibyo bintu bidahura kandi ari iby'Imana imwe, natwe ntitwabiyoboka. Nta kindi kiba kibiteye, ni uko abantu batahaye agaciro ijambo ry'Imana. Ni inshingano y'itorero guha agaciro ijambo ry'Imana. Igihe abaprotestani biswa abaprotestani, nta kindi cyari kibiteye, bahakanye bitaboneka mu ijambo ry'Imana. Bati ibi bishushanyo bisengwa bihura bite n'itegeko rya kabiri rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, ntukakikubita imbere. Aho umuntu asaba undi imbabazi kandi atamucumuyeho, bihura bite no mu byakozwe n'intumwa 4:12, ahavuga ko mu izina rya Yesu honyine arimo tubonera imbabazi n'agakiza. Aha umuntu
apfukamira undi bihura bite na Yesaya 45:23 ahanditse ngo ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa yuko amavi yose azamfukamira. Ibi bajyaga bibaza ibihura bite? Timoteyo ya mbere 3:1 havuga ko umwepiskopa kwe kugira umugore umwe bihura bite no kubuza abakorera Imana gushyingirwa? Mbese aba bitwa aba protestant cyangwa se abahakanyi nuko bari bahagurutse bakavuga ngo ibi bintu turi kwigishwa ntibihura n'ijambo ry'Imana, twe turabyanze. Ni mu byumva se ko mu bihe byose uko itorero ryabayeho ryahaga agaciro ijambo ry'Imana kabe gake ariko uzajye ukora ikintu cyose uhaye agaciro ijambo ry'Imana, biri mu nshingano itorero ryatumwe mu isi. Nicyo cyatumye n'ubudivantiste bubaho, gutegereza nta kindi. Ubwo bari bakurikiranye ubuhanuzi bakisanga babonye ubuturo bwera bwo mu ijuru bwubatswe ari fotokopi, ubw'isi bwubatswe ari fotokopi y'ubwo mu ijuru. Ubwo no kuva 20:8 n'uwa 40, kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo, babureme bakurikije icyitegerezo cy'ubwo berekewe ku musozi. Ubwo original y'ubuturo bwera yari mu ijuru, Mose yubaka ubwo ku isi yakoperaga ubwo mu ijuru. Bongeye kubyiga basanga mu isanduku harimo amategeko 10. Babona irya kane rivuga isabato batari basanzwe bibuka mu bwenge bwabo, baba b'umunsi wa 7. Nta kindi cyari kibahagurukije kwari kugira ngo bongere bahe agaciro ijambo ry'Imana. No muri iyi Laodikiya turimo kubiga ubuhanuzi mu gitabo cy'inyandiko zibanze, Icyongereza, Igifaransa, ni paji 1270, handitse ko abantu bose bazakira inama y'umugabo wo guhamya ngo this will have its effect upon the heart. Iyi nama izagira ingaruka nziza ku mutima uzayakira. Ndasubiramo, this will have its effect upon the heart of the receiver and will lead him to exert the standard and put forth the straight truth. Umutima uzayakira izamutera gushyira urugero rwo gukiranuka hejuru, kandi azazamura ukuri agushyire hejuru. Ku basoma Igifaransa ho babyanditse gutyo gusa ngo il exaltera la vérité. Uwakira inama y'umugabo wo guhamya nawe nta kindi yerereza, n'ukuri ashyira hejuru. Rero bana b'Imana, nicyo cyatumye abasigaye bahabwa umurimo ukomeye wo kongera kurengera amategeko y'Imana. Ibi byanditse mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, urupapuro rwa 678 ni Icyongereza. In the time of the end, every divine institution is to be restored. Mu gihe cy'iherezo, ubu ni igihe turimo, kuko nicyo cy'iherezo, nta kindi kizagikurikira. Hano baravuze ngo muri iki gihe cy'iherezo buri hame ryose Imana yashyizeho rigomba kuzasubizwa mu mwanya ryahozemo. Ibi byumvikane ko hari amahame menshi Imana yashyizeho, abantu bayakura mu mwanya wayo. None icyo ubugorozi bugambiriye nuko ihame ryose Imana yari yarashyizeho abantu bakarinyeganyeza rikavanwa mu mwanya waryo, rigomba kugarukamo. Uwo ni umurimo w'itorero ry'Imana, kwerereza ijambo ryayo. The breach made in the law at the time the Sabbath was changed by man is to be repaired. Icyuho cyacitse mu mategeko igihe mwene muntu yahinduraga isabato y'Imana kigomba kuzibwa. God is remnant people, abasigaye bo mu bwoko bw'Imana, standing before the world as reformers, bahagaze imbere y'isi ari abagorozi. Ibi mu byumve ko abasigaye ari abagorozi. Abasigaye bo mu bwoko bw'Imana bahagaze imbere y'isi ari abagorozi, to show that the law of God is the foundation of all enduring reform, and that the Sabbath of the first commandment is to stand as a memorial of creation, a constant reminder of the power of God. Aba basigaye bo mu bwoko bw'Imana bahagaze mu isi ari abagorozi, bagomba kwerekana ko amategeko y'Imana ari rwo rufatiro rw'ubugorozi bwose buramba,
kandi bakerekana ko isabato yo mu itegeko rya 4 igomba kuba urwibutso rw'irema, ikaba urwibutso ruhoraho rw'imbaraga n'ubushobozi bw'Imana. Ubugorozi nabwo nta kindi bushinzwe no muri iki gihe ni ukwerereza ijambo ry'Imana. Rero umurimo itorero ryatumwe, umurimo rishinzwe gukora ni uwo kwerereza ijambo ry'Imana kugira ngo ritazayoba mu mikorere iyo ari yo yose, mu migirire nuko ribikora, ritazayoba rigakora ikitanditse cyangwa rigakora ikitaravuzwe mu byanditswe maze rikagawa. Nkiraha ndabarangira amagambo ari mu ntambara ikomeye. Abasoma igifaransa ni icyigisho cya 37 kivuze ngo ibyanditswe byeringa bidukingira. Naho abasoma icyongereza ni urupapuro rwa 595 haranditse ngo umwami Imana izahorana ku isi, ubwoko bwayo buzizirika ku ijambo ryayo. Ngo yaba imyanzuro y'abahanga, yaba ibyavumbuwe n'abamenyi, yaba ibyemejwe n'inteko z'amadini, ibyatowe na benshi byo bise majorite, ngo nubwo byaba byinshi kandi bivuguruzanya, ngo muri ibyo byose nta na kimwe muri byo tugomba gushingiraho ingingo nimwe mu byo kwizera. Ngo mbere yuko tugomba kwemera akantu akariko kose mu bijyanye no kwizera, ngo tugomba kubanza kureba niba kahamanya n'ijambo rivuga ngo uku ni kuwiteka avuga. Uku ni kuwiteka avuga, byagashyigikira tukakemera mu myizerere, bitagashyigikira tukakanga mu myizerere. Niyo mpamvu umurimo itorero ryatumwe ni ukwerereza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana iyo ryererejwe rigashyirwa hejuru, abantu babumwe, uw'i Buraya, uwo muri Australia, uwo muri Amerika, uwo muri Afurika, bose ujya usanga ari umwe, bataziranye, ntaho bahurira, ariko kuko bagaburirwa indyo imwe yitwa ijambo ry'Imana, barasa bagakora kimwe. Iyo abantu bakora ugutandukanye ni ikimenyetso cy'uko ijambo ry'Imana ritahawe agaciro, kuko Imana ntigira ukuri kubiri, igira ukuri kumwe. Abayisenga bose bagomba gukora kimwe, bagakora kumwe, aho baba bari hose, baziranye cyangwa bataziranye. Noneho umurunga waduhuza muri ubwo bumwe nta wundi ni ijambo ry'Imana. Mbibutsa ko ariyo mpamvu nk'abagorozi hari n'ibigomba kugororwa. Ntabwo itorero ry'Imana ryaba mu isi ngo tugoreke, ahubwo twagorora. Ndabanka zimwe mu ngero. Niyo mpamvu dusoma muri Bibiliya muri Matayo 3:16 tugasanga Yesu yarabatijwe mu mazi menshi, ngo amaze kubatizwa ava mu mazi. Tugasoma muri Yohana 3:22 igihe Yohana yabatirizaga mu Ayinoni, Bibiliya iravuze ngo yabatirizaga mu Ayinoni, ngo kubera iki? Ngo kuko aho hari amazi menshi. Ubwo bugorozi buvuga ko umubatizo ubera mu mazi menshi. Niyo mpamvu dusoma muri Mariko 16:16 ngo uwizeye akabatizwa azakizwa. Ubwo ijambo ry'Imana ritegeka kubatizwa ari uwizera. Yizera ate rero? Ni Abaroma 10:14 kugeza kwa 17. Ngo mbese bamwambaza bate bataramwizera? Bamwizera bate bataramwumva? Bamwumva bate ntawababwirije? Ngo dore kwizera kuzanwa no kumva, uko kumva kukaba gukomotse ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ntawe batiza uruhinja ko ntiwarubwiriza ngo rwumve. Ntabwo warubwiriza ngo rwumve, ngo nirangiza rwizere rwakumubatizo, nkuko inkone yabigenje mu byakozwe n'intumwa 8 uhereye ku murongo 26 ukageza kwa 38. Niyo mpamvu dusenga dupfukamye. Umuntu usenga ahagaze atari uko afite ubumuga bwo mu mavi, yenda byashoboka ukaba afite amavi adahina. Umuntu usenga aryamye atari ndembe nka Hezekiya. Bibiliya muri Matayo 6:5 iratugabisha itubwira ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya z'abafarisayo, kuko bakunda gusenga bahagaze. Abasoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi, ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa 2, page 359 mu gifaransa, 311 mu cyongereza, hari icyigisho cyitwa the proper attitude in prayer, inyifata ikwiye mu gusenga. Bibiliya iravuze ngo ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka rikiranuka kandi ritazavuguruzwa. Ni Yesaya 45:23 ngo nuko amavi yose agomba gupfukamira Imana. Guhangara rero muri icyo gitabo baravuze ngo
ngo inyifato ngo gupfukama ngo c'est la position qui convient en tout temps, niyo nyifato ikwiye igihe cyose. Ndetse bandika n'ibihamya bifatika bavuga bati mu mahanga yose ya gipagani nta mupagani wahangara kwegera ikigirwamana cye, bari abahinde, bari abashinwa, bari abantu bo muri za Philippines na za Singapore, bose iyo bajya imbere y'ibigirwamana byabo barabipfukamira. None mwebwe bakirisito musenga Imana nzima yo mu ijuru, mwahangara mute kuyisenga munangaranye muhagaze? ngo niwe bazaducira urubanza ku munsi w'amateka babaza ngo kuki twapfukamiye ibigirwamana byacu, mwebwe mwabiyobewe muti imbere y'Imana yanyu. Ijambo ry'Imana ku kagingo akariko kose rihabwa agaciro. Niyo mpamvu iyo dutanga kimwe mu 10 n'amaturo haba harimo umugabane w'imfubyi n'abapfakazi. Byanditse mu gutegeka kwa 2:14 umurongo nuwa 28, ndetse no mu gutegeka kwa 2:26 umurongo no wa 12, avuga ko numara kurobanura kimwe mu 10 ngo kizaribwe n'umurewi kuko atagiraga gakondo. Uwo nta kibaho. N'imfubyi n'umupfakazi n'impunzi ariwe bitaga umunyamahanga cyangwa se umwimukira, n'umuntu wabaga ari umushage atari wabo afite ubuzima bumugoye, abo bose bafite umugabane kuri kimwe mu 10. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibi mbivugiye ko hari abari mu myizerere y'intabikozwa, unabimubwiye warakubwira ngo nisakirego ngo iyi ni posho yanjye, ngo utwo dufaranga ngo tw'icyacumi ngo n'utwanjye, ariko umurongo uzongera usubiremo. Imana yari yageneye umure w'icyacumi kuko atagira gakondo, niyo yibutse ko hari undi w'imbabare nkawe, ishyiraho 3: ni imfubyi, ni umupfakazi, ni impunzi cyangwa se umwimukira. Ibi byose ntabwo ntacyo tworoshya. Itorero ry'Imana rigomba kurengera ukuri, rikereza ijambo ry'Imana kuri buri ntambwe. Niyo umuntu akoze icyaha, Matayo 18 umurongo wa 15 ngo uramusanga. Iyo yemeye ubonye mwene so, iyo dosiye birangiye. Iyo yanze umuteza undi cyangwa babiri, iyo yanze mu muteza itorero, iyo aryangiye ngo ababaho nk'umunyamahanga. Ibintu byo kuvuga ngo bamuhana amezi 3 ntabwo biba mu byanditswe, ngo bamuha 6 ntibiba mu byanditswe, ngo bamuha 9 ntibiba mu byanditswe. Ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo arangije amezi ye akajya areba amezi nk'ureba isaha azahembwaho, yarangiza atamezi yanjye mwampa yararangiye mu nsubizamo bakamusubizamo, ntibiba mu byanditswe. Ukiri icyaha ukihanyuka cyatura, ntabwo ukiri icyaha kuko harangiye amezi. Nanone uwihanye mu gitondo arababarirwa, nta wihana ngo bamwangire ngo nturarangiza amezi. Ibyo byose ni biba mu myizerere itaba muri Bibiliya. Itorero ry'Imana rigomba kongera kwerereza ijambo ry'Imana. Iyo tugeze mu mirimo iba mu itorero, tuhasanga umudiyakoni, tukahasanga umukuru w'itorero, tukahasanga n'abizera. Nta yindi mirimo ibamo, bakorera mu mpano zitandukanye. Ibyo byanditse mu Bafilipi 7:1, Abafilipi 1:1. Ariho abazi ko bazi byinshi mu by'Imana bajya babivuyanga. Pawulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. Ababera ni church members, n'abizera bagize itorero, bakorera mu mpano zitandukanye, baba abahinzi, aborozi, abacuruzi, abakorera leta, abakora ibitandukanye. Aba niwe biswa bera. Noneho ahakurikiyeho abepiskopi, bagira amazina menshi: episkopi cyangwa se umukuru w'itorero cyangwa se pasiteri cyangwa se bishop mu ndimi zitandukanye. Iryo ni izina rimwe, ntabwo ari amazina abiri. Noneho n'abadiyakoni aribo bashinzwe umutungo. Ngiye imyanya ibamo, nibo batowe no mu byakozwe 6 ngo bakire umutungo, bawubike kandi bawukoreshe bahereye ku mbabare. Ibyo ni ibyanditswe. Ariko ushobora gusanga ahandi ibindi biba habamo n'abandi n'abageretse hejuru y'abandi n'abayobora itorero ku isi bataba mu byanditswe byera. Rero icyo nashatse kubabwira, itorero rifite inshingano yo kwerereza ijambo ry'Imana. Igikozwe cyose kikaba gihamanya n'ijambo ry'Imana. Ari nayo mpamvu itorero ry'Imana ritacira karu rutega abantu bose barwanya amategeko y'Imana. Kandi Yesu avuga muri Yohana 15 umurongo wa 14 ngo ni mu nkunda, 14:15, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data
abaho umufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Ikitubwira ko dukunda Yesu nuko twitondera amategeko ye. Byanditse mu Rwanda rwa Yohana 2:3. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi no kuri kuri muri we. Itorero ryongera kwereza amategeko y'Imana. Ari nayo mpamvu abantu bafite ibyo bavuga babyitirira iby'Imana ariko banga amategeko yayo. Akanwa kabo ijambo ry'Imana rirakazibya kandi rigategeka buri wese ushobora kubategera amatwi ngo ngaho Yesaya 8:20 haranditse ngo nimusanga amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Kandi ayo mategeko niyo rugero rw'ubuyoboke. Yesaya 26 umurongo no wa 9 haranditswe ngo umutima wanjye wajya gugushaka ninjoro kandi nzajya nzindukira kugushakisha umutima, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi abaturage bo ku isi biga gukiranuka. Urugero rw'ubuyoboke rugaragaza ubunyabyaha n'ubukiranutsi ni amategeko y'Imana. Kuko ntiwakitwa umunyabyaha utayacumuye. Nanone kandi kugira ngo ube umukiranutsi ni ukuba wayumviye mu mbaraga za Yesu, birumvikana, ariko nicyo kitugira abakiranutsi. Ngaho kubateza amatwi muri uyu mwanya, itorero ry'Imana rifite inshingano ikomeye yo kwerereza ijambo ry'Imana. Kirazira mu itorero ry'Imana gutungwa n'inyigisho ziva mu ndongozi cyangwa se kanuni cyangwa se church manual cyangwa se creed byategwa n'ururimi uvuga cyangwa se imitegekere y'itorero nkuko bivuga mu giprotestanti. Oya, Bibiliya ngaha abasoma ibitabo muzasoma igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo no wa mbere n'urupapuro rwa 416 ahanditse ngo Icyongereza Bibiliya yonyine niyo ndongozi yacu na niwo murungu duhuza. Ngwiri ijambo ry'Imana ryizwe rikumvirwa ngo umucyo urabagirana umurikira mwene muntu. Ndetse hepfo baravuze ngo kugira ngo Bibiliya ihabwe agaciro gakomeye ngo mwene muntu wese ashobora kwibeshya. Ijambo ry'Imana ryonyine niryo ritibeshya. Kubw'ibyo mu myizerere yawe no mu byo ukora ntukajye ugendera ku byavuzwe n'umuntu cyangwa abantu cyangwa inama z'abantu, ahubwo uzajya ugendera ku byo wasomye mu ijambo ry'Imana. Yemwe abatunze indongozi ntabwo yemewe n'ibyanditswe byera. Mu gitabo mfite cyitwa Urwibutso n'Integuza tariki ya 8 ukwezi kw'icumi 1861 handitse intambwe itorero ritera rikaba ribayirihakanye, kabone nubwo ryaba ryarigeze ritoranywa n'Imana. Iya mbere, the first step of apostasy is to get up a creed telling us what we shall believe. Intambwe ya mbere y'ubuhakanyi no gushyiraho indongozi cyangwa se kanuni ari yitubwira ibyo twizera. The second is to make that creed a test of fellowship. Intambwe ya kabiri no gufata iyo ndongozi ukayigira urugero rw'ubuyoboke. The third is to try members by that creed. Intambwe ya gatatu no gupimira bizera ku ndongozi. The fourth, to denounce as heretics those who do not believe that creed. Iya kane no gutangaza ko abatemeranye n'indongozi yawe ari abayobi. And fifth, to commence persecution against such. Iya gatanu rero no gutangira kugirira nabi abatemeranye n'indongozi yawe. None twebwe nk'ubwoko bw'Imana kubijyanye n'indongozi, now what is our position as a people? Kubijyanye n'indongozi nk'ubwoko bw'Imana ibirindiro byacu ni ibihe? The Bible is our creed. Indongozi yacu cyangwa se credo yacu cyangwa se church manual yacu ni Bibiliya. We reject everything in the form of a human creed. Indongozi yose yakozwe n'umwana w'umuntu turayitaye. We take the Bible, dufashe Bibiliya, and the gift of the Spirit n'impano z'umwuka, embracing the faith that thus the Lord will teach us from time to time. Niyo soko, niyo nkomoko yo kwizera kwacu, n'ibyo Uwiteka azatwigisha uko ibihe bihaye ibindi. In this we take a position against the formation of a creed. Kuri iyi ngingo ibirindiro byacu turabanze bashyiraho indongozi. We are not taking one step in what we are doing toward becoming Babylon. Ntabwo dushaka gutera intambwe nubwo yaba imwe mu byo dukora yatuma duhinduka Babylon.
kugira indongozi hanze ya Bibiliya ububaye Babuloni, kabone nubwo imyizerere yawe waba uvuga ko nawe ujya ukomora muri Bibiliya. Bana b'Imana, ingingo nayitinzeho nshaka ko yumvikana. Itorero ry'Imana ryatumye kwerereza ijambo ryayo. Ku ngingo ya kabiri no gufasha abakene. Ibi ntabwo ari ukubishakisha, ahubwo Yakobo yabivuze neza. Itorero ryatumwe no gufasha abakene. Yakobo yabivuze neza mu gice cya 27 ati, idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Ni inshingano y'abagize itorero ko bagomba gufasha abakene. Ibi kubera iki tubishimangira? Nuko aho idini ribereye business, buri wese ari gushinguza mwaye, abakene bajugunywe ku nzira ntawo bitayeho, ndetse n'umwizera w'umukene ntibanamushaka, cyane ko niyo baba ari itorero ryabaye ijyambere bareba ku mafaranga yatanzwe, n'umwizera wa mbere bagapima ibyajya atanga. Ubwo urumva rero abo baje bayashaka ntabwo bamara kuyabona ngo bafashishe abakene nanone. Ariko mu itorero ry'ukuri icyo ritumwe mu isi ni ugufasha abakene. Mbwira abanyumva ko ubukristo ntabwo ari haleluya na hamina gusa, nta nicyo byaba bimaze. Ubukristo ni uko urarira nanjye nkararira, ni uko wambara nanjye nambaye, ni uko niba nagize ibibazo mpumuriza, tugafashanya tugaterana inkunga muri rugendo mu mwuka no mu mubiri. Ngiki cyitwa ubukristo. Na ni itorero ryashyiriwe mu isi ngo ni igihome, ni umudugudu w'ubuhungiro Imana yashyize mu isi yigaragambije cyangwa se yagomye. Abo bimpeza amajyo, abo batagira gifasha, ubwo barahiriwe niba ku isi hari itorero ry'Imana. Ariko ikibabaje kubera ko ahenshi hari ibindi byiyita itorero, mukene arahapfira, wambaye ubusara bwambara, inzu yahirimyeho bibuko, bitewe nuko hari igishushanyo cy'idini hataba idini y'ukuri. Idini y'ukuri niyi ifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, ikirinda kutanduzwa n'ibyisi. Bana b'Imana, ntabwo ibi bitangiye kuko mbivuze. Muri Yohana 10:13-29 mwibuke ko na Yesu n'intumwa ze bagiraga uruhago rurimo impiya, ngo umunsi Yesu yabwiraga Yuda ngo icyukora gikore vuba, ngo abandi bigishwa bibwiye ko amubwiye ngo nagira icyo afashisha abakene. Byari akamenyero kabo ko mw'urwo ruhago bafasha abakene. Muzasoma abahanuzi ba kera, ubuzima bwa Elisa nta kindi cyaburanze uretse kwita ku mbabare n'abakene. Ndetse na Yesaya yigeze arengera abakene, avuga ukuntu abafarisayo b'abayuda bari bamaze gushinga amategeko ngo yo kubanyaga umugabane Imana yari yarabageneye. Ni Yesaya 10:1-2 atera induru ayivuza cyane. Haranditse ngo bazabona ishyano abategeka amategeko yo guca urwa kibera, n'abanditsi bandikira ibigoramye kugira ngo birengagize abakene, badaca urubanza rwabo, bagahuguza abatindi bo mu bantu banjye, n'abapfakazi bakaba umunyago wabo, kandi imfubyi bazigira umuhigo wabo. Aravuga ngo bazabona ishyano. Yari ari kubararikira ngo bagaruke ku mwimerere w'icyo batumwe mu isi, harimo gufasha abakene, kugira ngo imitima yabo iririmbishwe n'umunezero, bajye bavuga ko Imana ibana nabo binyure mu itorero ryayo. Ngaho intumwa niko zabigenje. Ni ibyakozwe n'umwa 4:32, muzageze 3:6 ngo zagurishaga ibyazo ngo zikabishyira ku birenge by'intumwa, ngo bakabigabanganya abantu, buri wese agahabwa icyakenye. Nicyo cyatumye hatorwa abadiyakoni, nicyo bashinzwe mu itorero. Byanditse mu byakozwe 6 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 5. Ni ukwakira umutungo w'itorero no kuwugabura bahereye ku mfubyi n'abapfakazi. Kandi gukora ibyo si uguhombya ibwirizabutumwa, ahubwo mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 umurongo wa 12 haranditse ngo uwo murimo wo kugaburira abera ngo ntabwo mara amakene y'abera gusa, ngo gutuma na benshi bahimbaza Imana. Muri Timoteyo ya 1:5 muzahere 3:17 byo ni itegeko ko abapfakazi bandikwa ngo bahere ku myaka 60 bagahabwa icyo ari cyo cyose bakenye n'itorero, kuko Imana niyo mugabo w'abapfakazi. Kandi Imana mu mpagarike ntiyenda kuza mu isi, ahubwo aho turi nk'itorero ryayo. Abakorinto ba 2:5-20 haranditse ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Abasoma icyongereza haranditse ngo we are ambassadors of Christ. Mbese aho Imana yakabaye ihagaze ngo ibibakorere, kuko n'abagore bayo
nitwe tugomba kubikora nk'itorero. Itorero rigomba gufasha abakene. Mu bahigwa ni bande? Paje y'117 haranditse ngo idini ritita ku mbabare, ngo idini ridafasha abakene, ngo idini ridakabakabwa n'ingorane zabo, ngo ntabwo aba ari idini nyakuri, ngo ahubwo aba ari igishushanyo cy'idini. Ayo kandi niyo yuzuye mu isi, kuko ibyo ntiwabibabwira, ahubwo ibyo barimo barabizi kandi baramaramaje. Ariko itorero ry'Imana ry'ukuri turarikira abantu kwinjiramo, ryatumwe gufasha abakene. Uwo nani wo murimo w'Imana muzabisoma muri Mateyo 25, muzahere 31, ngo ubwo umwana w'umuntu azaza, ngo azicara ku ntebe ye, ngo amahanga akoranira imbere ye, ngo barobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, intama zijya iburyo, ihene zijya ibumoso, nuko ngo abwira ab'iburyo ngo nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murago ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi, kuko nari nshonje mukamfungurira, nambaye ubusa muranyambika, nakicumbi murancumbikira, ndi muri gereza muransura, ndi mu bitaro murangemurira. Ngo banamubaze ngo ibyo twabikoze ryari ko tutabizi, ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreye bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, bujya ninjye mwabikoreye. Uwo niwo murimo w'Imana kubanyumva. Ntabwo harimo kumva amatafari, ntiharimo gucuranga gitari, ntiharimo kugura imodoka y'umuyobozi w'idini, ntabwo harimo kwigisha umwana we mu ishuri. Ibyo ntaho byanditse ko ari umurimo w'Imana, ni umurimo w'uwo nyine muba muri kubikorera. Ariko kugaburira abababaye, izo mbabare, abo batagira mitiweli, abo babuze ikinini, abo batagera naho bivuriza, abo kubamara imibabaro, Bibiliya iravuze ngo nimuze murago ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ntiwumva se ko abakoze ibyo bazaba bashoje ikivi, bakoze umurimo w'Imana? Mbibutse ko ubasoma ibitabo, muzasoma ibihamya by'itorero umuzingo wa mbere, ni urupapuro igifaransa 335, haranditse ngo ibintu byose dutunze hano ku isi ngo twabihawe n'ubugiraneza bw'Imana. Hepfo barandika ngo abakene ngo n'ab'Imana. Imvugo y'igifaransa bakoresheje baravuze ngo au même titre que l'œuvre de l'évangile, ngo bari ku rugero rumwe n'umurimo w'ivugabutumwa. Ubwo rero ni mu byumve itorero ry'Imana ry'ukuri mu minsi iheruka, mu byo ryatumwe harimo no gufasha abakene, nabo bakanezerwa, bakajya bavuga ngo Imana iri kumwe natwe, kuko nicyo Yesu yari cyo ku isi. Yarahumuye, yaragabuye, yarazuye, yaravuye, yarahumurije, ava ku isi ntacyo yabagoyeho, ahubwo yarababereye mwiza. Ariyo mpamvu mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice ni icya 3:16 haranditse ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers, urupapuro rw'173 haranditse ngo icyo Kristo yari cyo mu bumuntu bwe hano ku isi, ngo natwe abavuga ko tumuyoboka nicyo dusabwa kuba cyo none. Rero itorero ry'ukuri ry'Imana rifasha abakene, n'inshingano ryahawe mu isi. Noneho ku ngingo isoza, riharanira agakiza ka mwene muntu. Ibi twabisomye, riharanira agakiza ka mwene muntu, agakira umutima, akazabona ubugingo buhoraho. Binyura he rero? Nuko umuntu wese agomba kubwirwa ibyaha bye. Byanditse muri Yesaya 5:8 ni umurongo ubidutegeka nk'inshingano ikomeye kandi yera. Ahanditswe ngo 5:8 haranditse ngo shyire ejuru uvuge cyane we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Ntabwo ndarenga aha ngaha, ariko ni shyire ejuru cyane uvuge cyane we kugerura. Ariko ibyo uravuga ni ibiki? Ni ukubwira ubwoko bw'Imana ibyaha byabo, ugashyira ahabona ibicumuro byabo. Bantu b'Imana muduteze amatwi kugira ngo tuzajye mu ijuru, nuko ibyaha byacu bishyirwa ahabona. Icyaha ni iki? Urwambere rwa Yohana 3:4 haranditse ngo umuntu wese ukora icyaha aba yishe itegeko, kuko icyaha ni ukwica itegeko. Noneho amategeko twishe, ubuhemu tugira, urugomo tugira,
ababwiriza b'ijambo ry'Imana baba mu itorero ry'ukuri batumwe kubishyira habona, bakabwiriza bavuga iby'abarya nabi, iby'abambara nabi, iby'abasinzi, iby'abasambanyi, iby'abenderanya, abavangura, abasuzugura ba se na ba nyina, abagabo banga abagore babo, abagore batagandukira abagabo babo, umuturanyi ubereye mu b'abaturanyi, abarozi n'inkozi z'ibibi. Ibyo byaha byose bigashyirwa habona. Noneho iyo bishyizwe habona, abemeye kubyihana nicyo dupfana, ubwo twese tuba dutoye akayira kazajya mu ijuru. Ngiki cy'itorero ryatumwe ni uguharanira agakiza ka mwene muntu. None se kuki ibi mbivuze? Ibitari itorero byo bikora bite? Bitewe nuko idini yabaye business, cyane ko n'abo banyabyaha kuri ubu bimeze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Ry'Imana. Kubiza amateka muzayasoma mu ntambara ikomeye, ni urupapuro rwa 416, ngo muri icyo gihe ngo wasangaga ngo abizera, ngo abayobozi b'amadini badakora ku byaha, ngo bitewe nuko abo bitwaga ngo remonde batize, abo bapagani ariko babatijwe, ngo nibo babaga bakungahaje idini. Ngo noneho ngo bakajya babwira abapasiteri ngo mujye mutubwiriza ibibwizwa biryoshye, ngo bidakoma ku cyaha, ngo kuko tudashaka kumva ibyaha bikorwaho. N'uyu munsi wa none mu kabiri rwa Timoteyo 4:7, ngo abantu ngo bitewe nuko amatwi yabo azaba barya, ngo yifuza kumva ibanezeza, ngo bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Abantu nibo bari gushaka aho bakwigira. Yanze kureka urwagwa kuko azi ko vino ari umukobanyi, inzoga zikubaganisha kandi ushukwa nabyo akaba atagira ubwenge. Iryo jambo ntashaka kuryumvira, ariko ashaka kwitwa usenga, agasigara ashakisha idini rizamwemera n'urwagwa. Ni inkumi yanze kureka kwambara nabi, kuko inkumi igomba kwambara ikikwiza, ikaba imfura, ikabigaragaza. None ashaka kwambara nk'indaya, kuko ngo abamaraya bambaraga imihengeri n'imihemba. None agashaka idini izamwemerera. Yanze gusokoza nk'abandi, ashaka idini izabimwemerera. Ni ibyo Bibiliya yivuze ngo bazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. None ngo nabo bapasiteri nabo ngo ibyo byaha ntibabikoreho, ngo yango agakiza kaba ku mutima, ngo kwambara nabi nta kibazo, ngo inzoga ngo ntacyo zitwaye, ngo banashaka kugira ngo abo bizera babagire ibyabo babirye, nubwo bazagwa ku gasi batabonye agakiza. Itorero ryo ryatumwe kuvuga ibyaha by'umuntu kugira ngo ahabwe agakiza nyuma y'uko abyihanye. Rero ni inshingano yacu. Bakira bate? No kuberekana Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. Byakozwe 4:11 kugeza 12, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru twahawe dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Negereza ku musozo, ntabwo itorero ryatumwe gushaka ubukire mu bizera, oya. Ari nayo mpamvu ntawe ukorera Imana muri ubu buzima ngo bihererwe umushahara. Yesu ati ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo. Ni ikimenyetso cy'uko atari umwungeri bwite. Ni Yohana 10:11 kugeza 13. Nta ukora muri ubu bwami ngo narangiza ashake mu icyubahiro kwamamara no gukomera kugeza ubwo bazamwitanya kubahwa. Muri Matayo 20:26 haranditse ngo ushaka kuba mukuru mu bya Yesu azaba umugaragu w'abandi, ushaka kuba bamwe uw'imbere azaba imbata y'abandi. Ngo nkuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ko twese mu by'Imana turareshya, turangana. Umudiyakoni, ukubura, usenga, ubwiriza nkuko ndi kubwiriza, imbere y'Imana turareshya. Uvuze ngo urahemba, wahera ku muririmbyi, ugahera no kuwatiye intebe, ugahera no kuwayiteye, wabahemba yuvanye ko bose bahembwa abakozi b'Imana. Ahubwo Yesu naza azaduhemba mu itorero ry'Imana ry'ukuri. Imbere yayo turangana, ntabwo icyatuzanyemo ari gushakamo amafaranga, icyubahiro no gukomera. Abaroma 12:10, ku byo gukunda bene data mukundane rwose, kubw'icyubahiro buri wese ajya ashyira imbere mugenzi we. Ntawe ugomba gusuzugura undi, ntawe uruta undi, ntawe gusuzugurwa, kuko icyo umwe adashoboye undi aragishoboye. Twese insinzi y'umurimo ikagerwaho ariko twegeranije imbaraga. Ku basoma ibitaboho biri umwihariko ko ubu butumwa buheruka tubabwiriza mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero umuzingo wa 9, ni urupapuro rwa 27, haranditse ngo umuzingo wa 9 paji ya 27, haranditse ngo
yego igihe ni kigufi kandi imbaraga zacu zigomba kwegeranwa kuko umurimo urushijeho kuba mugari. Laborers are needed who comprehend the greatness of the work and who will engage in it, not for the wages they receive, but from a realization of the nearness of the end. Abakozi bakenewe none ni abasobanukiwe n'ubwaguke bw'umurimo kandi biteguye kuwukora atari ibihembo bakorera, ahubwo babitewe n'uko bamaze gusobanukirwa n'uko igihe kiri bugufi. Ngaho bavandimwe mwaduteze amatwi, ngiryo itorero ry'Imana, ngiyo imikorere yaryo. Ngaho twese namwe mbararika mureke turihuriremo, dusananire uyu murimo ugeze aharindi muka tuwukore, Yesu aze dutahe. Imana ibashoboze mu izina rya Yesu, amen.